Reka nkwifurize ibihe byiza ukurikiye Alarme TV Rwanda. Tugiye kubasangiza inkuru impamo y'ahantu hambere umwuka wera yamanukiye bwa mbere mu itorero rya ADEPR. Uko amateka bitubwira, mu itorero ADEPR paruwasi ya Bigutu herereye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Ruharambuga mu kagari ka Save mu mudugudu wa Bigutu, niho umwuka wera yamanukiye bwa mbere mu mwaka w'1948. Aya mateka twayabateguriye tuyakuye kuri wa3.agakiza.org. Muri kumwe nanjye Jado udahemuka. Hari mu kwezi kwa 10 1948 ubwo iteraniro ryari rihumuje ryo ku cyumweru ku musozi wa Bigutu, ubwo umuvugabutumwa wari woherejwe mu Bigutu na paruwasi ya Gihundwe Kapitora Gabriel n'abakirisitu babiri aribo Niyitegeka Philippe na Karuhije Bernard, basigaranye baganira ku bibazo babonaga mu murimo w'Imana. Barangije bari gusenga ngo basoze, bagiye kumva bumva batangiye kuvuga mu zindi ndimi, buzura umunezero udasanzwe, bumva bakiriye izindi mbaraga zivuye mu ijuru. Indimi bavuze uwo munsi humvikanyemo Igisweduwa, Icyongereza, Igifaransa n'izindi. Abamisiyoneri b'Abasweduwa bamaze kumva ibyabaye mu Bigutu, baraje kwa 4 w'icyumweru cyakurikiyeho. Bahageze indirimbo zishorewe n'umwuka wera ziraririmbwa. Bagiye gusenga byo biba akarusho, biba nk'ibya cya gihe intumwa ziri i Yerusalemu. Abantu bumva bavuga mu ndimi z'iwabo, ni nako Abasweduwa bumvaga Abanyabigutu bari kuvuga mu ndimi basanzwe bazi kandi bumva. Basengana nabo barishima cyane kuko ibyerekeranye n'umwuka wera byari bizwi mu Burayi gusa. Mbere y'uwo mwaka bari bazwi ku izina ry'Abasweduwa, Abahirika, Abarwanya Gaturika, Abayobe. Ariko nyuma yo kuzura umwuka wera batangiye kwitwa Abapentekote na bugingo n'ubu. Abanyabigutu batangira kubwira Abasweduwa imibereho yabo muri Kristo Yesu, nuko batagomba gutezuka gukorera Imana yabo yabahamagaye. Abo bamisioneri bati, hakika huyu ni roho wa Mungu, pia ni matendo makuyu yatendwe na Yesu kwa ujumbe wa haki yake. Nuko Abasweduwa batangira gusobanurira Abanyabigutu uko Abanyaburayi buzuye umwuka wera kubera ububyutse bwari bwahabaye. Reka noneho tubagezeho amateka ya paruwasi ya Bigutu mu ncamake uko ubutumwa bwiza bwahageze. Ijambo ry'Imana ryumvikanye bwa mbere mu Bigutu mu mwaka w'1944, bimenyekana mu mwaka w'1945. Umuzungu witwaga Ngwende yaje aturutse mu cyitwaga Zaire ariyo RDC y'ubu ngubu, aje mu Bigutu mu by'ubuhinzi n'ubworozi, azana n'abaturage bo muri Kongo batatu bo mu bwoko bw'Ababembe aribo Daniel Rikoci, Abel Sengatende na Sare Ayubu. Baraje bubaka ku Murambi, ni ahantu muri plantation y'umuzungu hafi yaho yari atuye. Bahubatse akazu ko kwigishirizamo abana gusoma no kwandika. Mbere yo gutangira amasomo, Daniel Rikoci yabanzaga kwigisha abana ijambo ry'Imana bakanasenga. Yigishaga mu Giswahili, agasemurirwa na Simoni Kanyarubungu w'Imatare. Byarakomeje gutyo. Ubwo nibwo haje kuboneka abizera barihana, bava mu butamenya batangira kwigira umubatizo igihundwe.
mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu abarimu bigishaga abana baje koherezwa n'uwo muzungu mu yindi mirimo itandukanye kuko abana bari basigaye bonyine nta muyobozi bafite bakomereza igihundwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani nibwo igihundwe bohereje umwarimu Bigutu witwa Kabutura Gabriel ngo afashe abana kwiga ijambo ry'Imana no gusoma no kwandika. Ahageze yahasanze ibibazo bitandukanye bikubitiraho no kutahamenyera bituma akunda kubiganiraho n'abahamenyereye. Ukwezi kwa 10 k'uwo mwaka igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani iteraniro rihumushe asigarana na Niteka Philippe na Karuhije Bernard bari batatu baganira ku bibazo babonaga mu murimo w'Imana. Barangije kuganira basenga Imana. Bagitangira gusenga bumva bahinduriwe indimi, buzura umunezero, bumva bahawe izindi mbaraga nshya. Nyuma yaho n'abandi babatizwa mu Mwuka Wera, batangira kunyura mu byerekezo bitandukanye bakwirakwiza ubutumwa bwiza mu gihugu cy'u Rwanda. Reka nkushimire wowe wari uteze amatwi aya mateka. Iyi ni Alarm TV Rwanda. Niba utarakora subscribe kuri Alarm TV Rwanda wayikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro dushyiraho n'ijambo ry'Imana bwa mbere. Yesu abahe umugisha.